mama Nzahuke yamfotoye none akaba yapfuye n'umundeka. ihangane. Anga turi kwa Tojene ni hehe? Turi kujya kwa Tojene. Kunzahuke. Kunzahuke. Atuye he? No. Ziriya nzu ni ziwe zombi. Ndabona ari inzu ebyiri. Harimo iyi ngiyi bigaragara ko ni igikoni. Iriya hirya sitaruzura nayo niye? Iriya haruguru niye. Utangiye uvuga ngo yaramfotoye none yitahiye. Wakira urupfu rw'Inzahuke gute? Yitahira kuko ntacyo atadukoreye. Asize amateka meza. Tubaye nuko asize abana ari batoya. Iyo guhangana kumutwara ukamutwara nyura afite nk'abantu ufite 20, akaba afite nk'umwana w'umuhungu ufite imyaka 20, gusa nuko ari musigiye impinja, umutwara afite impinja. Yari afite abana bangahe? Afite abana kanumva ni bana hari. Afite abahungu 2. Ni 4. Abakobwa 2 n'umuhungu 2. Wamumenye ryari Nzahuke tubwire igihe wamumenyeye? Wamumenye yimukiye hano. Kandi n'abaye nta myaka 3 irashira yimukiye. Niyo mpamvu wamumenye abantu bose yimukiye hano subazi no? Namenye kubw'urukundo nyine ndi gukorewe. Kubaka hariya ari amatafari ari njye wayakoteye, ibintu byose njye wabikoraga. Yamwubakiraga. Kandi afite n'ubufasha bwo kuzamfasha nanjye njye yanjye nkayubaka. Ihangane mama. Ihangane. Uvuga biranze kama umubabaro. Uyu mu bantu bari kubona ni umwe mu bagize uruhare kubaka inzu ya Pastor Tojene. Ndetse nawe yarafite isezerano ry'uko Tojene azamwubakira inzu. Kuvuga byanze. Kwihangana biranze. N'ubundi hanga turi babona hano ni kwa Pastor Tojene, hari abantu benshi ku irembo bati ko wenda harimo twavuga ko tubonye bwa mbere. Tubonye bwa mbere na abaturanyi be. Ariko reka dukomeze twegera imbere. Ntago biba byoroshye kubura umuntu wawe. Banza wihanagure neza kandi komera. Reka Goreba hano rero. Aha ngaha turi ni yego rwa rugendo rutoroshye guturuka mu mujyi wa Kigali kwerekeza mu karere ka Rulindo. Ubwo n'umurenge turi Republic of Rwanda. Not province. Rutonde district. Rutongo hospital. Turi Rulindo. Ngira ngo turi muri Rulindo, ngira ngo turi ku muhanda ugana ku bitaro bya Rutongo. Yego. Umuntu ashobora kutureba agatayibaza ngo ese noneho Kamana na Vitali bagiye gukora iki? Bagiye he? Byagenze gute ko bazindutse kare kugira ngo babe baraha muri Rulindo? Ariko ngira ngo turagenzwa n'inkuru y'umubabaro. Inkuru ibabaje, ni inkuru y'incamugongo cyane cyane ku bakunzi ba Pastor Tojene. Muramuzi Pastor Tojene bakunze kwita Inzahare mbere akiza. Urabizi ko mbere yitwaga Inzahare? Bamwitaga Inzahare mbere. Nyuma yaho aza kuzahuka, Imana iza kumuzahura, iza kumugira neza, imutera iteka. Uyu munsi yari Pastor Tojene Nzahuke. Yego. Niyo mazina abantu benshi barabamuzi. Pastor Tojene abantu benshi bakurikiye ibiganiro cyane cyane byo kuri YouTube bagiye bamumenya mu buhamya bwiwe. Tutakirirwa tugarukaho cyane, ariko nuko mbere yarabayeho nabi aba mu buzima bwo ku muhanda, ariko nyuma aza kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, arakizwa. Kuri ubu ngubu yari umupastori. Yari umushumba. Umunsi umwe ndamwibuka yigeze kubwiriza, aravuga ngo aha nahanyuraga nkata ndi kuri iyi mihanda ndi gucoma, ariko uyu munsi ndi kuhanyura ndi umukozi w'Imana. Ngo yahanyuraga akatakata kwa kundi kwiwe abivuga. Kuri uyu munsi rero tukaba mu ijoro ryashize, murabizi mu nkuru yabanjirije ingiyi ni inkuru y'uko Pastor Tojene yitabye Imana azize impanuka ari mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Kampala. Akaba ariho yitabiye
Imana azize impanuka twamaze kumenya amakuru yuko ngo yari yagiye yitwaye yari yitwaye. Abenshi bari babanje kuvuga ko yari ari muri taxi muri Coaster ariko yari yitwaye muri ya modoka yengira ngo abenshi barayizi. Ni Carina E ya Rouge Bordeaux. Yego yari yitwaye ndetse yari kumwe n'abandi bantu. Ariko ngo cyane cyane wamenyekanye cyane ni umukameramani wiwe. Umukameramani wiwe ariko hari n'undi mugabo ngo yitwa Daniel. Yego yitwa Daniel. Hari n'undi mugabo nawe witabye Imana ariko we ntabwo yahise apfa direct ako kanya, yabanje kujya muri koma ariko nyuma yaho naje kwakira amakuru yuko nawe ashize mu mwuka. Nkuko bigaragara ku bantu barebye amashusho y'imodoka yakoze impanuka irimo Pastor Theogene, ni imodoka yangiritse cyane bishobokaho. Nabonye ko bashobora kuba bayikase bakata ibyuma kugira ngo babashe gukuramo bari abantu bari bakoremo impanuka. Yes, kuko breakdown ya mbere bazanye ntabwo yari ifite imbaraga, ntabwo yabashije kuyitera gukuramo imibiri yabo. Biri kuvuga ko breakdown yari guterura yagera hejuru ikananirwa imodoka ikongera ikagwa, bishobora kuba ari nabyo byatumye bahubuka niko twavuga. Kwa turi ahangaho bita Rutonde, turi kwerekeza Rutongo. Rutongo Kaje vuba. Kaje vuba. Amakuru yawe ni meza. None se utuye ahangaha? Yego. Pastor Theogene uramuzi? Ni umuturanyi wanjye. Ni umuturanyi wawe. Mwamenye amakuru yuko yitabye Imana ryari? Njye nabimenye nijoro mu rukerera abantu bari kugiwe mu rugo. Pastor Theogene wamumenye ryari? Njye namumenye ari kubaka inaha, ari haciyeho igihe yimukiye inaha, yari umuturanyi wacu. Ese abantu bose bubatse inaha urabamenye? Oya, we kubera ibikorwa yakoraga cyangwa ukuntu yakundaga gufasha abantu nicyo cyatumye mumenye ubundi. Ubundi njye nari nsanzwe muzi ku ma YouTube gutyo. Hari igikorwa mugeze mwahuriramo akagufasha? Oya, yafashije musaza wanjye niko nabivuga. Nk'urugero nk'ibikorwa uvuze yakoraga byatumye mumenya ni bihe? Ni ukugenda afasha abana bakura mu muhanda bakabiwe, ageze n'inaha yubakira umuntu, bituma tumumenya gutyo umuntu w'umukene yari amwojereje inzu. Yego. Nkuko mwabimenye ko Pastor yitabye Imana, ese babwiye icyo yazize? Batubwiye ko ari impanuka. Irabanye gute n'abaturanyi biwe? Bari babanye neza, mbega ni ibintu bibabaje cyane ko twari tubanye neza, mbega muri make yari umwana mwiza. Mama, amakuru yawe? Twa turi gukora ikiganiro turi kuvuga kuri Pastor Theogene, mbona uduciriyeho ubabaye cyane. Nababaye, nari muzi n'umuturanyi wacu atuye muri uyu murenge wa Narabara muri aka kagari ka Kaje vuba. Ahaje wenda ndumva ngereranyije aciyeho nk'imyaka 2 ariko mu buryo twe dusanzwe tumuziho n'umwana mwiza cyane. Urumva nk'abantu b'abaturanyi biwe, tubwiye mu ncamake Pastor Theogene uko yarabanye n'abaturanyi muri sosiyete. Bose namarira mbese n'agahinda byaturenze. Yes, birumvikana. Niki wamumenyeho cyane mu bikorwa yagiye akora? Pasiteri nkimumenya afasha imfubyi, afite abantu yareraga b'abana nyine akabarihira n'amashuri, akabagaburira bakahaba. Hari n'umumama duturanye w'umukene yubakiye. Nibyo ngibyo nari muzi. Mukomeze kwihangana. Nakundi. Ko urabona umuntu akunyuraho yakumva ubivuze akaguhagararaho akabanza akiyumvira ukabona agiye kure, yumvikane ko ni urupfu rwakoze ku bantu cyane, ndetse n'aka kanya ntekereza ko bamwe batari babyakira. Ntabwo turagera mu rugo iwe kugira ngo tumenye ukuntu bimeze, ariko niyo nzira turimo turerekeza mu rugo. Yego. Nanjye ndumva reka tugere mu rugo. Twari duhereye muri quartier, ahangaha turi ni ku muhanda, kuva hano ujya aho atuye numva ni urugendo narwo ntabwo ari rurerure cyane, niyo mpamvu tugiye kwerekeza haruguru kugira tugere mu rugo. Tugere no mu rugo turebe uko byifashe, tuganire n'abantu bahari kugira ngo n'abantu wenda bashobora kuba ari ukuntu abantu babaza umuntu kuri YouTube bakamubona wenda avuga, bakamukunda, bakabona wenda akuvuga birakora, bakagira ngo wenda mu rugo iwe cyangwa se ahatuye siko bimeze. Dore ko twajya tubona n'abantu benshi bagenda babeshya, ariko nshingiye ku makuru mumaze kumva y'abaturanyi be, ntabwo ibyo yavugaga ari ikinyoma rwose, birivugira. Mbese ibikorwa yakoze birivugira. Kumva ufata umwana nk'uyu nguyu ukamubaza ngo Pastor Theogene uramuzi, ugasanga
aramuzi azi n'ibikorwa byiwe ukamubaza ati se n'iki kintu yakoze ati yubakiye umukecuru twari duturanye kandi buriya pastor Theogene uzi ko buriya nta bushobozi buhagije yari afite nawe nta bushobozi buhagije yari afite niyo mpamvu bajya bavuga ngo burya n'ufashwa yafasha yego urumva nawe yagiye afashwa nyina murabizi abadukurikiye mwajya mumufasha mubonye kuri YouTube aho yarabayeho ubuzima butari bwiza muza kumuhindura ubuzima yubakirwa inzu ndetse afata n'abana babaga ku muhanda cyane cyane nabonye yaribanze kubo babanye igihe yabaga mu buzima bwo ku muhanda arabazana bamwe babiwiwe nabonye hari nabo yashingiye yego nabo yashingiye ntegeza ko n'umubabaga iwe harimo abaherekeje madamu we muri Uganda bajya gufata ubu tuvugana twamenya amakuru y'uko madamu wa pastor Theogene yitwa Umunyana yerekeje mu gihugu cya Uganda aho agiye kureba twavuga ko ari umurambo w'umugabo we cyangwa kureba uko byifashe amakuru y'impamo ya nyayo apana ayo kubwirwa kuri telefone ngo byagenze gutya na gutya reka tugereho turebe uko byifashe tugere mu rugo turebe uko bimeze tuzamuke gutya hari icyose bitwaye ntabwo biba byoroshye kubura umuntu wawe banza wihanagure neza kandi ikomera reka reba hano rero nashaka kumfotora turagufotora kandi usa neza ntabwo tugufotora uri gusa nabi koko mwamfotora iki Kizabuke yamfotoye none akaba yapfuye n'umundeka ihangane ahangaha turi kwa Theogene ni hehe turi kujya kwa Theogene kunzahuke atuye he ziriya nzu ni iziwe zombi ndabona ari inzu ebyiri harimo iyi ngiyi bigaragara ko n'igikoni iriya hirya sitaruzura nayo niye iriya haruguru niye utangiye uvuga ngo yaramfotoye none yitahiye wakira urupfu rw'inzabuke gute yitahira kuko ntacyo atadukoreye asize amateka meza tubaye nuko asize abana ari batoya iyo guhangana kumutwara ukamutwara nyine afite nk'abantu ufite 20 akaba afite nk'umwana w'umuhungu ufite imyaka 20 gusa nuko ari musigiye impinja umutwara afite impinja yari afite abana bangahe afite abana kanumva ni bana hari afite abahungu 2 ni 4 abakobwa 2 n'umuhungu 2 wamumenye ryari nzahuke tubwire igihe wamumenyeye wamumenye yimukiye hano kandi n'abaye nta myaka 3 irashira yimukiye niyo mpamvu wamumenye abantu bose yimukiye hano si ubazima namenye kubw'urukundo nyine ndi gukorewe kubaka hariya ari amatafari ari njye wayakoteye ibintu byose njye wabikoraga yamwubakiraga kandi afite n'ubufasha bwo kuzamfasha nanjye njye yanjye nkayubaka ihangane ihangane uvuga biranze kamara n'umubabaro uyu mu bantu bari kubona ni umwe mu bagize uruhare kubaka ino nzu ya pastor Theogene ndetse nawe yari afite isezerano ry'uko Theogene azamwubakira inzu kuvuga byanze kwihangana biranze n'ukuri njyewe hari ikintu ndi gushima Imana n'ubwo bwose wenda pastor Theogene yitabye Imana ariko nibura ndi gushima Imana ko pastor Theogene yagiye asize inkuru nziza imusozi yego yagiye asize inkuru nziza imusozi ni ikintu cyo kwishimira ndetse ni n'ikintu buri muntu wese atapfa kubona mu by'ukuri kugira ngo usige amateka nk'aya ngaya ibaze kuba umuntu muri kumwe ari umukozi wawe ariko we akaba ababaye ku rwego rungana gutya ubundi abandi babakoresha ubusanga bafite abakozi ariko nyine umukozi yumva ko icyo bahuriyeho ni akazi n'amafaranga nanjye ngo ukorere ariko ibaze umubyeyi nkuriya kuba ababajwe nuko pastor Theogene apfuye kandi noneho we akumva ko yari afite n'indi viziyo bakavuga ko future ye yayibonaga muri pastor Theogene
avuze ikintu gikomeye aravuga ngo ikimbabaje mbabajwe nuko apfuye abana batari bakuru muri make apfuye atareza abana be reba umuntu wasituragurenze muri ubu buryo akazahara Imana ikaza kumuzahura ikaza kumutera iteka amuhereza ubuzima agafasha n'abandi bantu akabahindurira ubuzima akaba apfuye abana be asize ari bato umwana we ndatekereza ko nta mwana uragira imyaka nibura nka 10 bashobora kuba biga nko muri primaire akaba asize abana 4 batatu bariga abandi undi umwe yarakiri muto cyane dore ahanga rero turi nkuko mubibona twari turi kubivuga ni inzu ebyiri za Pastor Theogene zahutse iyi ngiyi atujuje harimo ituze iyi ngiyi iri hano kuri uruhande niyo yabagamo iriya yahara hirya yari itaruzura n'ubundi yari ari kuyubaka ushobora gusanga arayitekereza ko ashobora yari kuyubakira umuntu ibyo birashoboka dore ko yigeze gutangaza ko yifuza kubakira tante we birashoboka ko donc ntabwo twamenya wenda kiretse nitugana na madamu we tubona niwe uzatubwira ashobora no kuba wenda yari no kuyubaka agira ngo nibura ayikoremo business cyangwa se baba ntajya afasha abona ahantu baba kano kazu ka hano hino ni igikoni ariko urabona ko muri iyi karitsiye Pastor Theogene niyo muntu navuga wari ufite ubushobozi nk'uko bigaragara urebe cyane cyane urebeye ku nyubako bituma bitanibuka ijambo rivuga ngo abantu bakorera Imana abiringira Imana ntabwo bazabimiriza bazaba imitwe cyane biragoye kuzasanga ahantu umukozi w'Imana muri karitsiye akenshi ko ari ibintu byagize bigasubira inyuma ariko usanga aribo wadominye kuruta abandi bantu ngibi ngibi rero rwose ibi ngibi ndabona bikwiye kudusigira irihe somo mu buzima busanzwe bwa buri munsi ubuzima busanzwe bwa buri munsi kama njyewe hari ikintu kimwe natekereje nkimara kwakira ino nkuru mu gitondo nibajije ku Mana nibaza ku murimo w'Imana Theogene yakoraga ndangije nsanga ntabwo nagereranya Imana n'umuntu ariko nahise ntekereza ku muntu ufite umurimo w'ibigori umuhinzi ufite umurimo w'ibigori iyo ikigori kimwe umuntu agiteye ibuye kikangirika aragipfuka kugira ngo kizakure kizere iyo ageze mu murima agasanga harimo ikigori cyeza aragica akagitwara mu rugo cyane nahise ntekereza nyine turi mu murima w'Imana turi imyaka sinzi ko Imana nyine igenda isarura ikurikije n'uwa ishaka niba yeze iramutwara nyamara twebwe dushobora kubira tukabona yaragifite umurimo mugari cyane wo gukora tukababara ariko ubundi se Imana nk'ubu ngubu nawe nakwibaza ni gute Imana icyura Theogene aracyafite abana bato akwiye kurera bari abana se bazabaho gute kuki Imana nibura itareba abantu bakuze akaba ari bicyura ntekereza ko Imana yahisemo gutwara Theogene ntabwo yabura kurera abantu uko byagenda kose kandi cyane n'abadukurikiye no bashobora kuzabigiramo uruhare ndetse tukiri nanga dushobora no kuza no kubahereza nimero z'umugore we za pasiteri hari ijambo rimwe umuntu yagize gupostinga arambwira ngo nta muntu wakumira umwana kujya iwabo uko byagenda kose umwana yashatse gutaha iwabo ntawamukumira ubwo niba igihe cyari kigeze kugira ngo Theogene atahe iwabo nta muntu wamukumira ntabwo kuba asize abana byamukumira kujya iwabo urebye imishinga Theogene yari afite imishinga myinshi cyane akora na Imana yari imufiteho umugambi ni ukuri reka dukomeze tugere kwa Pastor Theogene mu rugo kugira ngo turebe situation ihari situation ihari uretse ko ari makuru numvishe ko abantu bahari ntabwo bari gushobora kuvuga kugira ngo n'uyu mubyeyi ntabwo byoroshye ariko ntabwo uvuye kwa Theogene se yari umuturanyi wanjye wahagarara aha ngaha kugira ngo umuturanyi wanjye yari umuntu mwiza cyane twakundaga tumuziho neza nta ribi yabanaga neza n'urubyiruko amazina nitwa Rekeza Alex twese byatubabaje yabanaga neza n'urubyiruko iyi nkuru wayimenye ryari mu gitondo saa mu gitondo ndi kujya mu kazi hano hepfo ariko ndabona akazi ushobora kuba wahise uguhagarika nahise nahagarika n'ubu ngubu ngiye gutanga urufunguzo nyite ngaruka nyine gutabara umuvandimwe wacu kuki wahagaritse akazi nuko yitabye Imana gusa cyangwa nuko gukora bitewe n'uburyo cyo wamukundaga byakunaniye uburyo namukundaga nyine byananiye gukora abantu wenda ntiturahagera situation ihari abantu ko babyakiriye bahari ubu urabona abantu babyakiriye mu buhe buryo bameze
bimeze gute? bose ni inkuru yababaje. Yababaje nyine. ni ryari wamenye ko Pastor Theogene yitabye Imana? Mu gitondo saa moya. Bakubwiye gute? Tubwira uko nyine ubimenye. Nabyumvise kuri radiyo yicaho gusa. Yego. ni uwuhe mwihariko wa Pastor Theogene abantu benshi bazi nk'inzahuke kuri uyu musozi yari yimukiyeho yaramazeho imyaka 2 irengaho ngirengo? Nanjye nasirima amaze igihe bose wumvuka, ariko urumvaga ibyiza yakoreraga abaturage n'urubyiruko, mbese yabanaga nabo neza muri make. Ubona niki wigiye kuri Pastor Theogene ko waramumenye? Wamwigiyeho? Ni Yesu wamwigiyeho. No gusenga, nta kindi no gusenga, kumva ijambo ry'Imana. Ni ijambo ryagufashaga mu byo yageze abwiriza? Ntabwo nakunze kuyumva ko urwanya nayo nje vuba inaha, mumenye vuba nyine, mumenye vuba. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Urabona ko